Noneho uyu munsi nje kubereka abantu benshi barambwira ati nyamuneka wazatwigishije uburyo dushobora guhuza aka ka printer gatoya ndetse na laptop dukoreshamo IBM. Nyine nje hano ngo mbereke uburyo bino bintu bikorwa, uburyo aka kamashini wabasha kugahuza na mashini kagahura na IBM ukajya printinga fagitire. Noneho ngiye kwereka step by step, kora follow ndetse na subscribe kuri YouTube yacu twitwa Isomo Tech, ubundi ujye ubasha kubona utuntu dushya, kandi ujye no muri comment usige icyifuzo cyangwa igitekerezo, wanatubwira ubutaha icyo twagukoreraho. Noneho dore iyi ni imigozi, ngiye gutangira nkwereka imigozi yako uko icomekwa. Uyu ni umugozi umekwamo hano, nyamuneka ntuzabibusanye. Noneho uyu ni umugozi wa connection, dore nguyu neza, reka mukwereke neza. Dore nguyu ukuntu uba umeze, uba ufite umutwe wa connection ukagira n'umutwe wa USB. Noneho uyu mutwe wa connection niwo winjira muri no printer. Uyu mwanya rero ntabwo tuwukenera cyane, uyu mwanya wa kabiri. Umwanya dukenera cyane ni uyu wa mbere, ari wo ucomekwamo uyu mutwe. Abantu benshi bajya bibaza iyi migozi ko tutazi kuyitandukanya, ukitegereza neza ugacomeka ukareba. Ubu printer yacu imigozi y'inyuma y'ibanze twayicometse, dusigaranye uno mutwe wa USB. Noneho nta kindi ukora, ufata uno mutwe wa USB ukareba imashini yawe aho hinjiramo flash aho ariho hose. Icyitonderwa, iyo uri gukora fagitire ugasanga urugero dushyizemo no USB ya mbere, umwanya wa mbere wa flash ku mashini, ejo ugasanga urawucomoye ushyize ku wa kabiri, application ihita ivaho bikagusaba ko wongera kuyisetinga bundi bushyashya. Twebwe nta kibazo, reka dushyire kuri uno mwanya wacu wa mbere. Ubu imigozi yose twayisetinze ku murongo, imeze neza. Tugiye kureba uburyo twahuza ino printer yacu ndetse n'iyi mashini kugira ngo turebe ko fagitire izaza isohoka, dore ko bikunda kunanira benshi. Uhita umekinga sure ko printer yawe wayicometse ukareba ko iri kwaka. Dore ngiyi iri kwaka, twayicometse neza nta kibazo. Ikindi cya kabiri, ugomba kuba ufitemo application yawe ya printer iyihuza na printer. Twebwe dufitemo application yacu bita POS printer driver setup. Katuyifungure, niyo nasizemo, ndabereka amalinki n'aho wakura application iyo ari yose wabasha guhuza na printer. Ushobora kuba ufite printer itari iyi X printer, ufite ubundi bwoko, wanyandikira muri comment ukambwira ati wamfasha ukamuriza printer yanjye na mashini. Urabona dore ngiyi, katuyifungure ino POS printer yacu. App nasizemo nyine ibasha guhuza printer. Hari imibare biba bigenderaho, ntabwo ari ugupfa gufungura ngo uhite ushyiramo ibyo wishakiye. Hari imibare igenderwaho kugira ngo ino printer yawe ihuze n'iyi mashini. Ngiyi application yacu yafungutse, nayibereka neza. Noneho hari ikintu hano uba ugomba kubanza kumenya. Iyi X printer kugira ngo ijyeho neza, urabanza ukareba mashini yawe irimo Windows ya kangahe. Dore mashini yacu irimo Windows 10, biba byiza iyo harimo Windows 10. Ubwo reka tuhite dukora aho bita select printer. Hano select printer uhitamo POS, hari 58 series printer, POS 80 series printer. Akenshi impamvu printer zanyu zanga guhuza na mashini muhitamo POS itariyo. Ubundi iyi X printer, ubu mashini printer bwitwa X printer bukunda kuba bukoresha 58 POS series printer, kariyo duhitamo ngiyi. Noneho twahita duhitamo port hano tuhitamo RPT1 cyangwa ukaza kuri USB 1. Reka dukoreshe USB 1 kuko turibuka ko twashyize kuri USB ya mbere.
niturangiza tuhite tuza dukora icyo bita check USB, turebe ko printer yacu isohora, ugahita uhakandaho katurebe ko printer yacu isohora. Urabona ko printer yacu iri gusohora urupapuro, iri gusohoka. Urabona ko printer yacu irimo irasohoka, urabibona. Urabona ko printer yacu yasohotse ngiyi. Urabona ko iyi printer yacu yarangije guhura na mashini. Ubwo ukeneye ikindi cyifuzo n'uburyo nagufasha ku buryo wabona iyo Windows ikorana n'iyi printer, wanyandikira muri comment cyangwa ukanyandikira muri bio nkabasha kugufasha.